akaza kubura ibyangombwa ku munsi wa nyuma mu zisaga yabaye mu ntangiriro z'iyi shampiyona, aho Byiringiro Ragi yagiye ahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, aho yagiye hanze bikarangira byanze. Ariko wari uri muri cani y'umwaka ushize. Uyu mukinnyi rero ntitwakwirengagiza ko ari umukinnyi umwe mu bakinnyi b'inkingi za mwamba zihetse ekipe ya APR FC. Amahoro y'Imana rero akomeze
akaba yabasha kujya gukinira hanze, akaba nyine umukinnyi yifuza kuba we. Ibi ngibi rero abantu benshi bajya binugwanuga mu byumvirizo twagiye dukura mu bantu ba hafi b'uyu mukinnyi, biravuga ko ari muri tekinike kugira ngo ekipe ya APR muri leasing none ahita ajya muri mukeba direct. Ahangaha namara kujya muri mukeba niho azabonera inzira nziza imusora mu gihugu cya
ndetse na Mackenzie Gimana Karim. Aba nibo bakinnyi rero bashobora kongerwa amasezerano. Nanone tubibutse ko equipe ya Rayon Sports equipe yafashe gahunda ifatika yo kugira ngo izamure kugura abakinnyi bashyashya igarure ibigwi n'igitinyiro byayo, aho miliyoni izisaga 185 arizo zateretswe ku meza iyi Rayon Sports izakoresha mu gihe kigura n'igurisha ry'abakinnyi rya hano mu Rwanda. Rero Mercato itangire, ubundi ama equipe atangire agure abakinnyi. Amakuru yo nagaruka hano ku Isumo TV cyusobona kwa na MTC Limited muri service zose z'ubwubatsi. Uhamagara kuri 0783 63979. Nanone ukaba wahamagara Aldege Studio, aho wahamagara kuri 0788 maze ukihererwa service zitandukanye za videography, photography, streaming, graphic design, branding na promotion, digital marketing. Byose rero ni akagaruka hano ku Isumo TV. Amaro y'Imana rero akomeze abane nawe aho uherereye hose mu nkike zose z'isi. Umugisha rero uhore mu gaboko kawe, kandi byukozeho byose bihererwe umugisha mubo ubikorera.